agakingirizo nge ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanirira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami. Ndagusujeho dukurikiye muri kano kanya nguhaye ikaze mu kiganiro Hitamo kigufasha kubona amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Abajyanama b'ubuzima ni inkingi ya mwamba mu guteza imbere ubuzima aho batuye, yaba kwigisha abaturage ibijyanye no kwirinda indwara ndetse no kubaha zimwe muri serivisi z'ubuvuzi bijyanye n'ako kamaro bafitiye abaturage. Kuva tariki 17 kugera 19 Kamena 2026 umuryango Réseau des Femmes wahisemo kubongerera ubumenyi ku bijyanye na serivisi zinyuranye z'ubuzima bw'imyororokere. Aya mahugurwa y'iminsi 3 Réseau des Femmes yayateguye binyuze mu mushinga wabo w'ubuzima bw'imyororokere SDSR Rwanda bakorera mu mirenge yose 15 y'akarere ka Gasabo ku bufatanye n'umuryango w'abanyakanada witwa Lami ku nkunga ya Affaires Mondiales Canada. Mu ngingo aba bajyanama b'ubuzima bahuguweho harimo serivisi z'ubuzima bw'imyororokere, amategeko azigenga ndetse n'aho bazikura, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, ingaruka zo gukuramo inda mu buryo butanoze n'icyo amategeko ateganya kubemerewe gukuramo inda mu buryo bunoze, ndetse n'ihohotera rishingiye ku gitsina n'ingaruka zaryo ku buzima bwo mu mutwe bw'uwahohotewe. Ariko ikintu twungutse gikuru nuko n'abana b'abakobwa bazajya batugana, tuzajya tubakira tukabagira inama, yaba na ngombwa aho bashaka ko tubaherekeza tukabaherekeza. Nyuma yo kubigisha utabashije kumva yakwifata ako gakingirizo azajya kabona. Abo ni abajyanama b'ubuzima twaganiriye nyuma y'amahugurwa. Baratubwira icyo bungukiye muri aya mahugurwa nuko bagiye gukoresha ubwo bumenyi mu gufasha abaturage aho batuye. Mu kiganiro cyacu kandi turanumva impamvu Réseau des Femmes yabonye ko ari ingenzi guhugura abajyanama b'ubuzima. Ntabwo ushobora gukora ubukangurambaga wenyine ngo buzagere kure. Niyo mpamvu buri gihe cyose dukenera amaboko. Uwo ni Mukayitete Annonciata, umuyobozi wa Réseau des Femmes. Ngiye gutegura iki kiganiro nkaba ngiye no kukikugezaho. Nitwa Innocent Habumugisha, Mr Buzima. Nguhaye ikaze. Ikiganiro Hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu Hitamo cyo kuri uyu munsi aho tugiye kugaruka ku mahugurwa y'abajyanama b'ubuzima bahawe n'umuryango Réseau des Femmes. Mbere yo gutangira ariko reka nkumenyeshe ko wifuza amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 no kuvuga 8011 w'umuryango Réseau des Femmes ukabona amakuru. Ubuzima bw'imyororokere, Amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Reka twakira abajyanama b'ubuzima twaganiriye kugira ngo batubwire icyo bungukiye mu mahugurwa n'uruhare rwabo mu kugeza ubwo bumenyi aho batuye. Amazina nitwa Kayiraba Winnie, nkorera ku kigo nderabuzima cya Kacyiru. Mu by'ukuri turanezerewe cyane kubw'ubumenyi twungutse. Ubundi cyane cyane twibandaga kuvura malaria no kubonereza abagore urubyaro. Ariko ikintu twungutse gikuru nuko n'abana b'abakobwa bazajya batugana, tuzajya tubakira tukabagira inama, yaba na ngombwa aho bashaka ko tubaherekeza tukabaherekeza. Ubwo ni ubumenyi bwa mbere twungutse. Ubumenyi bwa kabiri nuko iyo hagiraga nk'umukobwa utwara inda ko ntibanatinyuka kutugana, babaga bafite ubwoba. Ariko ubu ngubu icyo twamaze kubona nuko nitumara no kubimenya tuzajya tubegera dukurikije imyaka yabo tukabafasha mu buryo bwose bazajya badusaba. Ikindi kintu cyiza nuko twinjiye no mu mategeko tukamenya n'ukuntu amategeko abyemera. Amategeko ko yemerera bari abana kuba bifuje wenda tuvuge nko gukuramo inda. Ubundi twarabyumvise ko iryo tegeko ryasohotse ry'abantu bemererwa gukuramo inda, ariko ntabwo twari tuzi abaribo. Twaje kumenya uko dushobora kubadirectinga tukabayobora neza aho bashobora kujya kugira ngo bahabwe iyo serivisi. Iyo serivisi rero bamaze kuyibona tugomba no gukomeza kubakurikirana tukamenya ubuzima bwabo, tukamenya ngo uyu muntu twagiriye inama ntibishobora kumutera ihungabana, tukamwegera tukamuganiriza. Twaje kumenya yuko tuvuge wenda urugero nko kujya nk'abakobwa kujya mu mihango, ugasanga umwana yujuje imyaka 17 atarajya mu mihango, bakavuga ngo barabaroze ngo bagize bate, ariko twaje gusanga ko atari amarozi. Twaje gusanga ahubwo ko ari imisemburo umuntu aba afite muri we, ari imiterere y'umubiri we mu yandi magambo. Twaje no kumenya ko hari ugushobora no kujya mu mihango igihe kikagera ikongera ikabura. Ibyo byose twabihuguriwe, tuzabifashisha bagenzi bacu twasize inyuma. Twabanje kumenya ko tugomba kugira ibanga, ko
kuko uyu mwana ntabwo ashaka umubyeyi wabimenya. Nanjye impamvu yansanze ni ukubera iriya position ndimo, rero ngomba kumugirira ibanga ku buryo muha serivisi cyangwa mu directing aho agomba kunyura, ariko nta wundi muntu ubimenye. Mu by'ukuri natwe ubwo dufite imyaka ingana gutya cyangwa twari muri iyo position, ariko hari ibyo tutari tuzi. Urugero nshobora gutanga, igihe hari umukobwa wageze kuza kumbaza atese umuntu asama ryari, nkamubwira ariko nkumva ntari shuwa ko ibyo bintu mubwira ari byo. Naje kumenya yuko igihe utangira ubarira umuntu inda, ukamubaza uti ese uheruka ryari mu mihango kugira ngo uhereho ubarindaye. Twaje kumenya yuko iyo tubarinda tukunda kubara mu byumweru, ntabwo tubara amezi. Twaje no kumenya ko inda kuvamo igihe ibyumweru bibarwa, n'inda n'umuntu kubyara atagejeje igihe nabyo twabimenye. Rero mu by'ukuri aya mahugurwa aranejeje, ahubwo watwongera n'ikindi gihe. Tubona iki gihe cyabaye gito kuko hari byinshi dushobora kuba tudasobanukiwe. Nitwa Etienne Nsengimana, ndi umujyanama w'ubuzima ikigo nderabuzima cya Gatsata. Amahugurwa yadushimishije cyane ku buryo budasanzwe, aduhaye umukoro, aduha n'ubumenyi kugira ngo tujye gufasha mu midugudu iwacu, abaturage, abaturanyi n'igihugu muri rusange. Ari abafite ubumenyi buke ku bijyanye na serivisi z'ubuzima bw'imyororokere. Turahugura bariya ababyeyi, turahugura ruriya rubyiruko cyane cyane kuko nirwo turi gutumwaho, kuko nirwo ejo hazaza. Kandi koko byari bibabaje pe, nkaba mpamya ko ingaruka zijyanye no kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, aho tuzabaha ubumenyi buhagije cyane ko Réseau des Femmes yaragikemuye, iri gufasha ba bandi batabasha kwifata byananiye ku bw'amarangamutima y'umubiri wabo, iri gutanga udukingirizo. Utwo dukingirizo ni ku buntu. Ibyo nabyo ni ikintu twashimye kubera ko urubyiruko hari n'abagira ikibazo cyo kwitinya kuba atajya kuvuga ati ni mu magakingirizo, umubiri hari aho utari kumerera neza. Ubwo rero kubera ari abo duturanye impande n'impande, nyuma yo kubigisha utabashije kumva yakwifata, ako gakingirizo azajya kabona nta kiguzi, nta n'ikibazo kibayemo. Ibyo ngibyo byose rero ni bimwe biri kudufasha. Turabwira abaturage ko hari itegeko rihana umuntu wese ukuyemo inda mu buryo butemewe n'amategeko. Turagenda dukureho bya bihuha by'uko uwushaka gukuramo inda akazikuramo mu buryo butemewe, akazikuriramo ahantu hatemewe. Ibyo nabyo turabereka ko ari ikintu kizira kikaziririzwa, kubera ko twabonye ingaruka zo gukuramo inda mu buryo butemewe n'ahantu hatemewe. Usanga hari abapfa, abandi bakava ntibakame, mbese n'ejo hazaza habo no kubyara n'uburumbuke bwabo ugasanga burahangirikiye kubera ko yakorewe gukuramo inda ahantu hatemewe, anywa imiti itemewe ya kinyarwanda n'ibintu bya gakondo bitari byiza cyane ku myumvire yabo. Ibyo ngibyo byose rero ni imwe mu ngamba tujyanye, turabona tugiye kuba igisubizo mu buzima busanzwe bwa buri munsi mu baturage. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Wabyumvise rero ko abajyanama b'ubuzima hari ubumenyi bw'ingenzi bungutse. None se umuryango Réseau des Femmes bitezeho iki? Annonciata Mukayitete, umuyobozi w'uyu muryango, nibyo agarukaho. Réseau des Femmes yabonye ko ari ngombwa gutegura aya mahugurwa y'abajyanama b'ubuzima mu karere kose ka Gasabo, mu mirenge yose baturukamo, kugira ngo duhurire hamwe tuganire ku byerekeye ubuzima bw'imyororokere nk'uko ari kimwe mu nshingano zabo za buri munsi. Murabizi ko hari ririya tegeko rishyashya rigenga ibyerekeye serivisi ku buzima riherutse kuvugururwa muri kuriya kwezi kwa 9. Abantu baba bakeneye kubimenyaho amakuru, cyane cyane abantu babikoramo umunsi ku wundi, kugira ngo bagire amakuru agezweho, babashe gufasha ababagana, babashe gukora ubukangurambaga mu bantu bahura nabo umunsi ku wundi, babashe no gutanga serivisi zinoze. Ni muri urwo rwego rero twasanze ko abajyanama b'ubuzima begereye abaturage rwose hariya hasi iwacu, abantu babagana ni benshi, baba bakeneye nabo ayo mahugurwa kugira ngo bagendane mu by'ukuri n'amakuru ya nyayo agezweho, cyane cyane kugira ngo abantu babone serivisi nziza nk'uko itegeko ribivuga. Ni muri urwo rwego rero twifuje kubatumira ngo tuganire, byaba ari ku buzima bw'imyororokere, byaba ari ku mpamvu zituma
umukobwa cyangwa umugore ashobora gukuramo inda mu buryo bwizewe, kuko tuzi ko hari ikibazo gikomeye cy'abantu bakuramo inda mu buryo butizewe, akenshi zikabahitana, bikaba igihombo kuri bo, ku miryango, ku gihugu, nyamara kandi hari impamvu zimwe amategeko yemera. Ibyo byose baba bakeneye kubihugurwaho kugira ngo babashe gufasha bariya begeranye, babayobora aho babonera serivisi kuzo badashobora gutanga. Icyo tubitezeho ni ubufatanye. Urabizi yaba Réseau des Femmes cyangwa indi miryango ya société civile, ntabwo ushobora gukora ubukangurambaga wenyine ngo buzagere kure. Niyo mpamvu buri gihe cyose dukenera amaboko. Ntabwo aya ngaya ariyo mahugurwa ya mbere twakoze n'ay'abayobozi mu nzego z'ibanze, turacyanakomeza no kuyakora. Hari n'ibindi byiciro tuzaganira nabo kugira ngo nyine tubashe kugera ku bantu benshi bashoboka, kuko nyine ni ubukangurambaga. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Nibyo rero bijyanye n'amahugurwa y'abajyanama b'ubuzima yateguwe n'umuryango Réseau des Femmes kugira ngo babongerere ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Reka nkwibutse ko wifuza amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811, ni ukuvuga 8011 w'umuryango Réseau des Femmes. Hari abakozi biteguye kukwakirana yombi. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Uyu ni umusozo w'ikiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi. Ndagushimiye twabanye kandi nizere ko wungutse ubumenyi buzagufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Yo gutegura iki kiganiro nkanakikugezaho nitwe no saha bumugisha Mr Buzima. Mugire ubuzima buzima. agakingirizo nge ntabwo nagakoresha. Sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi, ngo reka ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Réseau des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami.